Igice cyatambutse mu nkuru igikomere twasize Ethan yararimo aganira n'umugore we amaze kumusaba ibintu bikomeye. Ese aho era yaje kubyemera ntabwo nigeze abyemera. Munyemerere inkuru yacu n'ubundi tuyihere kuri abangaba bombi babiri. Erazenga amarira mu maso ariko akabona nta kindi kintu yakora ndetse nta n'ikindi kintu afite cyo gukora. Arakabwira umugabo we Ethan akamubwira ati Ethan urabizi ndagukunda. Ati yego ndabizi ibyo si byo nyibutsa ariko sina ngombwa ko nanyibutsa ko nkunda kuko binyibutsa ngo bimfashe iki bikura amakosa wankoreye. Ati basi ntega amatwi nanjye naguteza amatwi basi umva icyo ndi kukubwira. Ibintu byose ushaka ndabyemera ariko kuri condition imwe. Basi mu burenganzira bwo kujya mwitaho nongere njye menya umwenda uri bwambare cyangwa icyo kurya icyo kunywa nyine wongera umbwira uti nkorera iki nkuko byahoze. Ibindi byose nta kibazo nzabyemera. N'ubundi naje muri uru rugo kubw'urukundo nagukundaga rero n'ubundi ntabwo ufite ntacyo n'abandi gukora leta ntagenda. Ethan ati rero reka nkubwire sindi ikimuga ibyo byose nzi kubyikorera nta n'umukozi nzabwira ngo abinkorere nzajya mbyikorera ariko rwose madamu sinkubeshye ngo nzajya nicara ngo numve ko naguhamagara ngo nzanira iki ngo nkorera iki ngo harya ngo ya karuvati yangiriye ngo harya ngo ya suti yangiriye. Sinzakubaza aho tayi yangiri ibintu byanjye bigiye kujya mbyimenyera. Nzajya menya ko suti yanjye iteye ipasi menye ko nyine ibintu byose nzajya mbikora ndabyikorera. Wowe inshingano zawe ni ukwakitinga nk'umugore wanjye kuri public kandi ukakitinga nk'umugore wishimye. Ikindi nagira ngo umenyeshe ko mu minsi iri imbere dufite ikirori muri company ibyo byo urabizi. Njye nawe tugomba kuzaba turi kumwe tangire utegura imyenda uzambara nibibona ngombwa ujye gushopinga uzabe wambaye neza. Ibindi ndumva ntacyo bivuze. Ndetse none se kukijyanye n'umubano wanjye ubwo tuzajya turara mu gitanda kimwe nta uvugisha undi ahubwo ndaza kugura ikindi gitanda byombi bibe mu cyumba cyacu turara ku gitanda cyawe nanjye ndari kujyana. Ati hoya ubwo se umuntu uzazana icyo gitanda uzamubwira ko ugishizemo ari icya kabiri cyo kumara iki? Reka basi nta kibazo ninshaka ngenge ndyama kuri sima ariko wenda wowe uryame mu gitanda. Ethan aramwihorera agira ikintu amusubiza agira atya agahaguruka akigendera ndasigara aho ngaho ubona byamushobeye byamucanze ararira akarira pe ararira amarira akaba yose umubabaro ukaba wose. Akiri kurira Ethan aragaruka ngo ati nkawe arizwe n'iki? Nta muntu ugukubise nta n'ukuriye urwara ntusitaye hagize umuntu winjira hano
agasanga uri kurira, wamubwira ko mu by'ukuri ari iki kiri kukuriza? Niko wamugore, ntabwo uri inkunguzi pe, urarizwa n'iki? Ndabura icyo amusubiza, akihanagura, undi agahera akagenda. Aragenda akifungirana mu cyumba, amarira ari yose n'agahinda ari kose. Arapfukama imbere y'igitanda cye akarira, ari n'akasenga, n'ijwi ryuje umubabaro n'agahinda ndetse no kuboroga kwinshi. Ati data wa twese uri mu ijuru, jya numva yuko witwa ishobora byose, jya numva yuko uri Imana ibaho, jya numva yuko uri Imana iruhura abarushye n'abaremerewe, uri Imana itanga ihumure n'amahoro yo mu mutima. Mana ndananiwe, Mana ndananiwe, ndi umunyabyaha, nakoze amabi menshi, nagendeye mu bibi byinshi, nagucumuyeho dawe, narakubabaje, nakoze amahano, nakoze amabi menshi, nagendeye mu nzira zidakwiriye, narahemutse. Ariko Mana, niba uri Imana igira impuhwe, ukaba uri Imana ibabarira, hasi mbabarira, numara kumbabarira ntaburo nabaye. Ese nzabaho nte? Nzabaho gutya kugeza ryari? Mana koko, wambabariye kuri iyi nshuro ukanyumva. Ese n'iki nakora cyatuma unyumva? Sinkwiye kuza imbere yawe, ariko umubabaro mfite ntuwirengagije, ndakwinginze wiwirengagiza. Mana, ndi imbere yawe nuzuye agahinda n'umutima ubabaye. Uzi ibimpangayikishije, bimpagaritse umutima, uzi ibiri kunesha umutima wanjye, n'ibyo nashoboye gusobanura. Ndakwinginze umfate mu kiganza, umbundikize amoya yawe, amahoro yo mu mutima, unyongerera imbaraga zo kwihangana, unkize intimba n'agahinda bindimo, umihumure mu bihe byanjye by'umwijima. Base umucyo wawe ubashe kundasira. Mana ndagusaba
kungomeza no kunyumvisha ko ntari njyenyine. Nizeye ko nabura uzampa ku byawe, nizeye ko wampumuriza kandi ejo hanjye hazaza heza kurushaho. Mana, ndakwinginze imbaraga zo kwihangana muri ibi bihe ndimo, mbashe kubinyuramo, ndetse n'ibiri imbere yanjye nzabinyuremo. Umutima wanjye uraremerewe, fata singwe ntundekure. Basi ndikuririra imbere yawe, ntunyime imbere y'amaso hawe. Umutima udatinya ibigeragezo, umena ubwenge ndetse n'imbaraga zo kwakira. Gukomeza no kudacika intege. Nkiza agahinda, unyigishe kwihangana no kwizera ko igihe cyiza kizaza. Mana, ushyire amahoro mu mutima wanjye, unyigishe kudacika intege nubwo ibintu bimeze nabi. Ndizera ko uzamfasha kugira umusozo mwiza. Arasenga, nyuma yo gusenga akihanagura amarira, agira atya akajya ku meza kurya, asanga n'ubundi Ethan yaramutegereje. Aramubaza ati, se wari wagiye? Nzajya nze nicara ahangaha ngo utegereze kugira ngo dusangire. Nta kintu n'iki na kimwe musubiza. Aramubwira ati, mbabarire kuba natumye utegereza. Aramwarurira nk'ibisanzwe, nawe akiyarurira. Abandi bakozi nabo baraza bakarura, ndetse n'abandi bose baba muri urwo rugo bakicara bagatangira kurya. Ndakomeza kugerageza kumwenyura no kugaragaza ko ameze neza, ariko mu maso ubona ko atameze neza. Baramwabaza Ella, akavuga ati, ariko siko mbona amaso yagutukura, yakugendekeye gute? Ella araseka akavuga ati, ahari ni uko mbyutse, nari ndyamyeho gatoya, ubwo ibitotsi ntabimaze. Arijijisha akigira nkaho nta kibazo afite, kandi mu by'ukuri agifite. Umugabo we aramwitegereza akamureba, ariko akamwihorera. Ararya, ubona abantu bose bameze neza, ubona nta kibazo gihari. Isaha yo kurya ararangira, bombi bakayahaguruka akajya kuryama. Ethan aragenda akajya mu cyumba, ariko Ella kubera ubwoba
akumva adatuje, akumva ntashaka no kwinjira mu cyumba, arasohoka agahagarara hanze, muri we yibwira mu mutima akavuga ati ariko si ubundi mana, ndasa naho nagifite umwanya mu mutima wa Ethan, kandi regana mbere hose sinigeze wugira, ibintu byose nakoze narirwaniriye, nashutse umutima wanjye, nibwiraga ahari ko nimara kubana na Ethan aribwo nzaba ngiye kubaho nishimye, nari mfite umururumba wo kubana n'umugabo ufite buri kimwe, bitandukanye nuko nakuze, numvaga kubana na Ethan bizanzanira umunezero, but I was wrong. Ibyishimo naje nshaka ntabwo ari byo nabonye, nibyo ndi mu rugo rufite buri kimwe, ariko se bimariye iki? Biramfasha iki? Nta na kimwe. Ibaze niba ngeze kuri point yo gutinya kujya mu cyumba umugabo wanjye arimo. Nibyo koko, ntabwo ibintu byose bigenda nk'uko twabitekerezaga nangwa se nk'uko twabyifuzaga, rimwe na rimwe bigenda mu buryo bwabyo. Ese ubundi kuki ari njye byabaye? Kuki ntigeze ngira ubwenge na mbere? Gusa Mana, niba ko kubabarira uzambabarira amabi yose nakoze. Ibyo wenda ntabwo nakuzanaho impamvu z'uko ngo byose nabikoze kuko nari mbaye ubuzima bubi, hari n'abari babayeho ubuzima bubi hasi yanjye ariko batigeze bitwara nkanjye nangwa se ngo biyandarike, kandi koko nubwo batageze kuri byose bashakaga, nabura bike byiza barabibonye, ariko bivuye mu maboko yabo batuje. Kubera ko bike byiza bizana amahoro. Ibyo koko Bible bivuga neza ngo two kurya dukakaye turimo amahoro turuta urugo rwuzuye ariko rufite intonganya. Nibyo koko ntabwo ibintu byaguha byose, byaguha n'umunezero, hari icyo bitaguha. Akiri aho arimo yibaza byinshi, Ethan araza akamubwira ariko se wa mugore uri guhimana, uri mu biki? Urarara hanze se? Nakubwiye we have to pretend. Nta muntu ukwiye kumenya ikiri kujya mbere hagati yanjye nawe. None ndebera uhagaze hano uri wenyine, ntabwo turi kumwe. Uratekereza ko umuntu uri bukubone muri iri joro uhagaze aha hanze muri iyi mbe ari butekereze iki? That's sorry basi, ndaje turyame. Ethan ahera ko yigendera. Ndasigara aho ariko ubona nta mbaraga nta murava n'uyu na muke afite. Ubona adashaka no kuva hari. Arihangana aragenda akinjira mu cyumba,
akambara night dress, agira atya agafata bed cover, kubera ko yinjira asanga n'ubundi umugabo we yaryamye, kubera ko anisinzirira, afata bed cover nini ayisasa hasi, agafata na pila agashyira aho ngaho, agahera ko yiryamira, ariyorosa akisinzira, asinzira ari mu bitekerezo bya kure, ari gutekereza ibintu byinshi, ari n'akamarira ari yose, asinzirana umubabaro, arimo arira, gusa ntacyo gukora afite. Mu gusinzira kwiwe, kubera ko aba yasinziranye umubabaro, n'ubundi ntago aryama ngo ashyirweyo, kuko nubwo aba asinziriye aba afite ikiniga, bigaragara asa n'umuntu warwaye itsepfu, umubabaro ari wose. Ijoro hagati Ethan arabyuka, akareba iruhande rwe, akabona umugore we ntago aryamye, akabyitaho, atekereza ko ahari ataraza kuryama, arongera akisinzirira. Mu gitondo arabyuka, akabona n'ubundi umugore we ntawe uhari, arikanga akavuga ati ariko uyu mugore ni umusazi, yaraye hanze kwe. Arabyuka ava mu mashuka n'uburakari bwinshi, avuga ati uyu mugore yatekerezaga iki, yaraye hanze, arimo yivugisha, abona umugore we aryamye hasi, aramureba, akamwitegereza, akazunguza umutwe, ahera ko ajya koga, akambara akitunganya, akigira mu kazi. Era nawe hashira akanya akabyuka, agasasa uburiri, nyuma yo gusasa agafata bed cover yarayeho n'ibyo yariyoroshe, nabyo akabitunganya, nawe aroga, akambara neza, arasohoka yajya kugenda, umukozi akamubwira ati nuse mabuja, uyu munsi nta breakfast mufata, bose yagiye, none nawe ndabona ugiye. Era araseka akamubwira ati hoya, ndaza kuyifatira ku kazi. Ahera ko yigendera, nawe akajya ku kazi, aragenda agakora akazi ke. Urumva ko abagikora n'ubundi muri kampani y'umugabo we, aragenda agakora akazi ke, nabyo gukunda guhaguruka ajya kureba umugabo we muri ofisi, agasa n'ubiretse, ahubwo agafokasinga ku kazi, ariko byose akabikora atari uko anezerewe. Amasaha ya nimugoroba arashika, agasohoka, yinjira mu modoka yakitahira, ariko umubabaro ari wose, arimo ataha,
ataha n'ubundi atwaye imodoka, ayitwaranye umubabaro, ishavu, agahinda ndetse n'amarira menshi. Ariko mu mutima akajya avuga ati Mana yanjye n'imbaraga zo kwihangana muri ibi bihe bigoye, komeza umutima urimo ubwoba n'agahinda, amahoro yo mu mutima kuko nizeye ko byose bizagenda neza. Makumva ko ndi umuntu ukomeye ushobora kunyura mu bibazo byose, ubwo mbabaye uyu munsi ejo hanjye hashobora kuba heza. Makumva ko nifitemo imbaraga zo kwihangana no kudacika intege, sinzareka ibibazo binsenya, umpa imbaraga zo gukomeza imbere. Reka numve ko ibibazo biri kuntegurira ejo hazaza, kandi umpe kwakira amahoro n'ihumure mu mutima wanjye. Ndi njyenyine mu buryo bigaragara, mu buryo bw'umubiri, ariko sindi njyenyine mu rugendo rwanjye kuko turi kumwe. Mana umpe guhitamo gukomeza kandi nkomeze urugendo aho gucika intege. Ntabwo binyoroheye, ariko Mana wampa gutuza. Ndumva nkeneye gukomeza nubwo bigoye, sinzatuma umutima wanjye ucika intege. Buri munsi mushya ni amahirwe mashya yo kongera gutangira. Icyo nashoboye kwihanganira uyu munsi, ahari ejo nzabishobora. Ndi imbaraga zanjye, ndi icyizere cy'ejo hazaza. Ubwo ndi kurira uyu munsi, nzogera nseke. Nzagenda gahoro ariko sinzahagarara. Nzihangana, nzakomeza, nzagera aho nifuza kugera. Nubwo umutima wanjye ugowe no kwakira ibyo ndi kunyuramo uyu munsi. Ndizera kuri Imana, ndizera kuri nyir'ubushobozi ndetse uri nyir'ubutware. Ineza yawe ikomeze imbeho ndetse n'ubuntu bwawe. Mana, ibyo ni byo byonyine nkeneye muri kano kanya. Umutima wanjye uraremerewe, ariko wawuha ituze kandi ukawuhumuriza. Kubera agahinda n'umubabaro aba afite, agira atya: imodoka ye ikarenga umuhanda kubera kurangara, ndetse no kubera amarira n'agahinda aba afite no gutwara ababaye. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha.
si iyi modoka irengeje era umuhanda aho araza gusigara amahoro urugitwe gikomere byose twibaza ni mu bice bizakurikira yewe nitwa Obvious inkuru ninjye wandika kandi ni nanjye uyibagezaho